Reka twongere dushime Imana yo yakomeje kubana natwe kugeza muri aka kanya ubwo tugiye kwigana ijambo ryayo. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Marko nicyo cyigisho turi kwigira hamwe muri iki gihembwe. Iki cyumweru rero dufite insanganyamatsiko ivuga ngo yaciriwe urubanza arabambwa. Iyi niyo nsanganyamatsiko dufite muri iki cyumweru, aho icyo kwibukwa kiboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Marko igice cyaho cya 15 umurongo wa 34. Ku isaha ya 9 Yesu avuga ijwi rirenga ati, Eloi Eloi lama sabakitani. Bisobanura ngo, Mana yanjye ni iki kikundekesheje? Aya niyo magambo y'icyo kwibukwa turi kurebera hamwe muri iki cyumweru. Kuri uyu munsi rero tugiye kwigana ingingo yo kwa kabiri ivuga ngo ni amahoro umwami w'Abayuda. Reka mbere ko tujya mbere muri iki cyigisho dusenga Imana. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wakomeje kubana natwe ukaturinda. Tugushimiye ko tugiye kwigana ijambo ryawe muri aka kanya. Turakwinginze Uwiteka Mwami Imana kugira ngo ubane natwe muri iki cyigisho. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Tugiye kurebera hamwe muri Marko igice cya 15 umurongo wa 15 tugeze ku murongo wa 20, maze twumve icyo hatubwira. Umurongo waho wa 15 w'igice cya 15 kugeza umurongo wa 20. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Marko. Haranditse ngo, nuko Pilato ashatse gushimisha abantu, ababohera Baraba. Amaze gukubita Yesu imikoba, aramutanga ngo abambwe. Maze abasirikare bamujyana imbere mu rugo rw'urukiko, bahamagara ingabo zose ziraterana, bamwambika umwenda w'umuhengeri, baboha ikamba ry'amahwa bararimwambika. Baherako batangira kumuramutsa bati, ni amahoro umwami w'Abayuda. Nshuti mukundwa, icyigisho turi kwiga uyu munsi kiravuga ngo ni amahoro umwami w'Abayuda. Bamukubita urubingo mu mutwe, bamucira amacanjwe, barapfukama, baramuramya. Bamaze kumushinyagurira, bamwambura wa mwenda w'umuhengeri, bamwambika imyenda ye, baramusohokana, bamujyana kumubamba. Nshuti mukundwa, Yesu yashinyaguriwe n'abantu yari yaraje kugira ngo abere incungu. Byari akababaro cyane. Abaroma bakoreshaga uburyo bukabije bwo gukubita mu buryo bwo gutegurira imfungwa kwicwa. Imfungwa yamburwaga imyambaro yayo, ikazirikwa ku mambo, maze igakubitwa. Ibiboko byabaga bikozwe mu ruhu, biziritsweho ibice by'amagufwa, ibirahuri, amabuye ndetse n'imisumari. Yesu amaze gukubitwa
yamaze gukubitwa ibiboko, abasirikare bari bahawe inshingano yo kumwica bakomeje kumushinyagurira, bamwambika umwenda w'umuhengeri, bamwambika ikamba ry'amahwa mu mutwe, baherako batangira kumuramutsa nk'umwami w'Abayuda. Iri tsinda ry'abasirikare ryabaga rigizwe n'abasirikare bari hagati ya 200 na 600. Muri iyo nkuru, ugushinyagura kugaragarira umusomyi, kuko mu by'ukuri Yesu ari umwami, kandi n'amagambo y'ubukobanyi bw'abasirikare agaragaza uko kuri. Igikorwa cy'abasirikare ni ukwigana uburyo abasirikare baramutsaga umwami w'abami w'Abaroma bati ni amahoro Kayisari, bityo bagereranyaga Yesu n'umwami w'abami. Mu by'ukuri inshuti mukundwa, nubwo abasirikare bashinyaguriraga Yesu bamugaragaza nk'umwami w'abami, ibyo bikorwa byose n'ubundi byagaragazaga ko Kristo ari umwami w'abami. N'ubundi Kristo nta gushidikanya ni umwami w'abami. Ibikorwa by'abasirikare byo gukoba Yesu ni ukumukubita urubingo mu mutwe, kumucira amacandwe no gupfukama bakamuramya. Ibyo bikorwa byose uko ari bitatu bivugwa mu Kigiriki mu gihe cy'inshinga kigaragaza ko igikorwa cyarangiye. Muri ibyo, iki gihe kigaragaza igikorwa cyisubiramo inshuro nyinshi, bityo bakomeje kumukubita, bakomeza kumucira amacandwe, kandi bakomeza gupfukama no kumuramya. Ibyo byose Yesu yarabyihanganiye, aricecekera, ntiyagira icyo abasubiza. Iyo Abaroma babaga bagiye kubamba umuntu, uwo muntu yagombaga kugenda yikoreye umusaraba, yambaye ubusa, akagera aho agomba kubambwa. Iki gikorwa cyabaga kigamije kumukoza isoni imbere y'imbaga y'abantu. Tekereza nawe bakwambitse ubusa imbere y'imbaga y'abantu, kandi mu by'ukuri uri umukiza, uri umwami. Yesu bamukoreye ibikorwa byinshi byo kumushinyagurira, ndetse barenzaho no kumwambika ubusa. Ariko Abayuda bangaga urunuka kwambara ubusa mu ruhame. Muri Mariko igice cya 15:20 hagaragaza ko bamwambuye umwenda w'umuhemba, bakongera kumwambika umwambaro we. Bityo ibi bigaragaza ko iki ari ikintu gisuzuguritse Abaroma bakoreye Abayuda icyo gihe n'aho hantu. Aya magambo turi kwigana ni amagambo akomeye cyane. Ni amagambo atugaragariza uburyo Kristo yashinyaguriwe, uburyo Kristo yakorewe ibishoboka byose kugira ngo asuzugurirwe imbere y'abantu. Nshuti mukundwa, tekereza kugushinyagura kose kuri hano, gupfukama no kuramya Yesu nk'umwami. Muri ubwo bukobanyi bwose, nubwo Yesu mu by'ukuri yari umwami, ntabwo yari umwami w'Abayuda gusa, ahubwo yari umwami w'abantu bose. Nshuti mukundwa, aba bantu bashinyaguriye Yesu cyane, baramukubita, bamugirira nabi,
nubwo batari basobanukiwe n'ibyo bakora, nta nubwo bari basobanukiwe no bari gukorera ibyo bamukoreye byose, ariko ndakubwiza ukuri yuko nta rwitwazo bazagira rwo kuvuga yuko batigeze bamenya ibyo bari gukora. Natwe muri iki gihe cya none, akenshi umuntu ashobora kwitwaza yuko atasobanukiwe n'ukuri, ariko mu gihe cyose ukuri kwageze imbere y'amaso yacu tukakureba tukakwirengagiza, ntabwo tuzigira dutanga urwitwazo ruvuga yuko tutigeze dusobanukirwa. Kristo rero nk'umukiza yarashinyaguriwe, ndetse ashinyagurirwa n'abantu yari abereye incungu. Natwe muri aka kanya rero twirinde tutazahagarara mu mwanya nk'uwo abangaba bahagazemo muri icyo gihe cyabo. Ndakwinginze rero kugira ngo ubutumwa bwiza bugire icyo buduhinduraho, tugire icyo dusobanukirwa nibyo turi kwiga, nibyo ngusaba ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka dusenge Imana. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri umuremyi wacu. Turakwinginze kugira ngo ukomeze ubane natwe, ukomeze udusobanurire n'ibyo tutabashije gusobanukirwa muri iki cyigisho. Turakwinginze kugira ngo ubane natwe, nibyo dusaba ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, na amen.